Hello again, nongeye kubaha ikaze kuri Healing God Official. Nitwa Uwayezu Valence. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tunaganire ku bintu bimwe tujya twibaza ku cyo bita world wars, ku ntambara z'isi, ku ntambara zo mu isi. Bibiliya ivuga iki ku ntambara y'isi? Intambara ya gatatu y'isi izaba ryari? Ese Putin ayifitemo uruhare? Joe Biden, Trump, ibyamamare bikomeye byo mu isi, abaperezida bakomeye bo mu isi. Tugiye kureba ese Bibiliya ivuga iki ku ntambara y'isi ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, yari yarahanuye izihe? Ibyo tugiye kuganiraho. Mbere na mbere, ibi bintu ntabwo bigamirije inyungu za politike cyangwa ikindi kintu cyose, ni ukugira ngo tubashe gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Rero aka kanya uhise wibaza ngo ese koko intambara y'isi z'isi ziri mu byanditswe byera, ziri muri Bibiliya cyangwa muri bimwe navuga tugendeye ku byo Bibiliya, ku buhanuzi bwa Daniel no ku buhanuzi bugiye bwanditse muri Bibiliya. Bibiliya igaragaza ihindagurika ry'ubwami bwari bugiye bukomeye. Muzi ko hagiye habaho ubwami butandukanye kera, kuva kera Abamedi n'Abaperesi, habaho ubwami bw'Abagiriki, habaho ubwami bw'Abarome, habaho ubwami bw'Abanyamerika, nibwo turiho. Urumva ko isi yagiye igira ubwami bugiye butandukanye. Kera habaga n'abamperera, abami b'abami, nyine wundi ukuriye abandi bose. Rero nibyo byagiye bihanurwa. Urabizi ko Daniel yabihanuye avuga ngo abonye igishushanyo, ngo igice kimwe ari umuringa, ikindi ari ibumba, ibintu nk'ibyo, amwe ari zahabu. Nyine ubona byagendaga bisobanura amama agiye atandukanye. Umunsi umwe tuzareba kiriya gishushanyo cyasobanuraga icyo mu buhanuzi cyasobanuraga, nicyo kiganishaho mu buzima bwa gikristo. Ariko icyo nshaka turi kureba noneho, tugiye kwibaza ngo intambara y'isi, intambara z'isi Bibiliya zivugaho iki? Ese intambara y'isi ya gatatu izaba ryari ko iri gututumba? Ese niba izaba isobanuye iki ku buzima bw'abakristo no ku buzima bw'isi rusange? Ese koko nk'uko abantu babivuga tugeze mu gihe cy'intambara zihoraho, zidahinduka, zidashira? Nkumaze amatsiko, ubundi nta gushidikanya guhari ko intambara y'isi iri muri bimwe bigize ejo hazaza, cyangwa se bizajya bituma, cyangwa se bizajya bibaho mu gihe kizaza cyane. Twifashe muri Matayo 24:6. Matayo ibice 22:6 handitse ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Bo baravuze ngo twirinde ko tuzumva intambara n'impuha zazo, ariko ntituzahagarika imitima kuko imperuka izaba itaraza. Waba urangaye uvuze yuko turi mu gihe cy'amahoro, cyangwa se tuzabona ikindi gihe cy'amahoro kirenze igihe turimo cyangwa icyo twavuyemo mu gihe cyashize. Ibihe turi kuganamo ni ibihe by'intambara, ni ibihe by'ibibazo, ni ibihe by'ihindagurika ry'ibihe, tugendeye kuri chronology cyangwa se n'ukuntu Bibiliya naho biri kugenda igana. Mu yandi magambo, ducunguze uburyo umwete. Niba uri gukora finance ushaka kwiteza imbere, menya ko udafite igihe kinini. Niba uri gukorera ubwami bw'Imana we ukizwa ugana mu ijuru, menya ko nabwo udafite igihe kinini. Bisobanuye ngo ufite gukora cyane no kurwana cyane kugira ngo ubashe kuba safe ku bihe biri imbere, nubwo tuzi ko nta hantu hakomeye hatagerwa n'umubisha. Rero ikintu cy'ingenzi ni uko tumenye ko ibihe tugiye kwinjiramo ari ibihe bizaba birimo intambara, amakuba, ibibazo, ariko nubwo bizaza tuzaba tumeze nk'aho turi kwishyushya. Nta kintu kizaba cyaba, nta nubwo imperuka izaba yari yaba. Ngo muri iki gice cya 24 cya Matayo, abantu bamwe niho bari basobanura yuko ari 7 years of tribulation, cyangwa se Yesu yavugaga ku myaka 7 y'itotezwa. Yesu avugana, cyangwa se avuga ko hazaba intambara, cyangwa se hari uruhurirane rw'intambara. We yashaka kwerekana ko nubwo izo ntambara nitubona zitangiye kuza, tuzamenye ko basi haba hagiye kuza imperuka. Ariko tuzamenye yuko mbega ari nko kwitatsa, nta kintu kizaba cyari bwawe. Bivuze ngo ntabwo izi ntambara turi kubona zahita zivuga ngo deja ngo habayeho imperuka. Oya, ngo imperuka yageze. Wenda ntibizaba bibanziriza, ariko ntabwo izaba ariyo. Dusomye Matayo ibice 22:7 haranditse ngo muri icyo gihe
ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, ngo hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Muri icyo gihe hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Dusubiyemo nanone handitse ngo Matayo 27:27 handitse ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Bisobanuye ko hazabaho inzara nyinshi, habeho imitingito cyangwa se ibishyitsi, habeho ihindagurika ry'ibihe, habeho ibintu bikomereye abantu. Ariko ikintu kimwe nshimira Imana ni uko Imana itazasiga abantu bayo, itazasiga intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, ntabwo izasiga abantu bayikunda. Nubwo ibihe bizaza, nubwo hazaza imiraba, tuzagomeza dukomere. Bibiliya igaragaza yuko hariho abantu babiri batandukanye. Hariho umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare n'uwayubatse ku musenyi. Uwayubatse ku rutare yirinze mani powers, yirinda kuvunika, yirinda ibibazo. Niba uri kubaka inzu yawe ku rutare rwitwa Yesu Kristo, gerageza urwubakeho kandi ibikenerwa byose ubishakishe, bikuvune, ariko umenye ko nubaka ku rutare inzu yawe ntaho izajya. Ariko nushaka ibintu bikoroheye, urashaka inzu yo kujyamo vuba, urashaka inzu itakuvunnye cyane, urashaka inzu ituma utavugwa, udashaka bije ihambaye, ngo ntabwo ushaka kuvunika, iyo nzu nuyijyamo y'umusenyi izaba ari y'ubupfapfa n'ubunyabwenge buke, izahita igusenyukana. Niyo mpamvu dukeneye kubaka ku rutare, kugira ngo nihaza ibyo bishyitsi, nihaza inzara, nihaza intambara, tuzagomeze duhagaze muri Kristo Yesu. Mu magambo makeya, nta Bibiliya ivuga umubare w'intambara zigomba kubaho ngo Yesu abone kuza. Ibyo nuba nta hantu biba, nta hantu biri garagaza ngo hazaba intambara 8, hazaba intambara 15. Ntutegereze umubare w'intambara wibwira ko zizaba, kubera ko hagiye habaho intambara nyinshi cyane. Muziko hagiye habaho intambara intambara zo kurwanira ijambo ry'Imana, amadini arwana, amakurusade niko bazitaga. Habaho intambara zo kwagura ubwami, ama-imperas, no mu Rwanda uretse ko byagiye bibaho. Hagenda habaho intambara zitandukanye, n'ubu haracyariho intambara zo kurwana ngo umwe ave muri Otani urajye muri Otani, nizo ni intambara. Rero there's more wars, ariko ntabwo bazakubwira ngo hazaba intambara 40 ngo Yesu ahitaze. Ikindi, ntago intambara ya mbere n'iya kabiri ntago zanditse muri Bibiliya, n'iya gatatu ntaho yanditse, n'iya kane, n'iya gatanu, n'iya karindwi ntaho zanditse. Hano handitse ngo hazaba intambara ya mbere izaba yitwiye, iya kabiri izaba yitwiye, ariko iya nyuma yo cyangwa se iza nyuma ziranditse. Intambara ya nyuma yo yanditse muri Bibiliya, n'ibanziriza ya nyuma yanditse muri Bibiliya, ariko izindi ntaho zanditse. Intambara zizaba mu bihe bya nyuma, cyangwa intambara zizaba mu bihe bya nyuma, hari iziri mu byahishuwe. Ikindi, izo ntambara tuzihuje na bya bice Yesu yavuze muri Matayo, zigaragaza mu byashu ibice 3 bigaragaza birabiye ukuntu bizaba byifashe. Ese birabiye bizaba byifashe gute? Rero tugendeye samari tugendeye kuri biri igaragaza ko hazabaho intambara ebyiri z'isi. Yani magambo, zino ntambara tuvuga ngo First World War, Second World War, ntabwo ari intambara Imana yemera, ntabwo ari intambara nako abantu bahurije hamwe ngo bazite intambara z'isi. Izi ni intambara z'abantu, z'amagurupe runaka, z'umwanzi ku mwanzi, inshuti y'umwanzi wanjye, umwanzi w'inshuti yanjye. Ni izo ntambara zabayeho, ibihugu birihuza birarwana, ariko ntabwo ari isi yose, kuko isi igizwe n'ibihugu 195. Ugenda ukore ubushakashatsi urebe ko ibyo bihugu byose byagaragaye mu ntambara y'isi ya mbere n'intambara y'isi ya kabiri, noneho ubone kwitega intambara y'isi ya gatatu. Kuko intambara y'isi ya gatatu deja turi kuvuga hano banga igiye kuba, ibihugu byinshi byo mu isi bimwe na bimwe byamaze kuyica amazi ku rwego babona ko Amerika wenda iri mu nyungu zayo, n'Uburusiya bukaba buri mu nyungu zabwo, na Ukraine mu nyungu zabo, ku buryo hari ibihugu bivuga ati giye nta nubwo natanga n'inkunga sinana participe. Ubwo rugasanga hari ibihugu bimwe byavuze ati twebwe ntago duhagaze hagati na hagati, ntago twemeye, nta nubwo duhakanye. Bisobanuye ngo rero ibyo bihugu nibitajyamo nta ntambara y'isi zaba yabaye. Intambara y'isi nihuza ibintu byose. Yes, iyo uvuze ngo umuntu yagusagariye nuko aza akarwana mu rugo rwawe, ikintu cyose kiri mu rugo kikaba cyagirwaho ingaruka. Umuntu niba aje kurwana mu rugo rwawe, araza sandazi televiziyo, amenagura ibirahure, akubita umugore, akubita abana, agire gute, deja yinjiye mu rugo rwawe. Intambara ibavuze ngo yabaye ngo intambara y'isi yose,
nuko ibihugu byose bya participate financially and na tactically and arms, bagakoresha intambara, bagakoresha intwaro and soldiers, bakadeployinga n'abasirikare. Rero urumva mu gihe hatabaho deployment y'abasirikare ku bihugu byose, nabeho finance equipping, batanga amafaranga mu buryo bwose, batoza ingabo, ibyo bintu ntago biba byabaye mu buryo muri mondial. Rero izo ntambara ebyiri zizabanzirizwa n'ibihe tugiye kuvuga. Gusa ibi bihe tugiye kuvuga biri mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe, cya 6 cy'ibyahishuwe, nabyo ubwabyo ibyo bihe harimo ibihe biza no mu mperuka y'isi, bisobanuye ngo birangirira muri action y'imperuka, cyangwa se birangira muri action y'intambara ya nyuma y'isi, bamwe bita ngo Armageddon, abandi bakayita andi mazina, ariko ni igice kisamarayizinga ibintu bizaba, harimo ibyo Yesu yavuze, harimo n'ibizaza muri za ntambara ebyiri nababwiye twakita intambara z'isi, turi burebere hamwe twavuga se intambara bundi y'isi n'iz'isi n'izihe, intambara z'isi n'izihe. Reka dusome ibice byahishuwe ibice 6. Haranditse ngo ibyahishuwe ibice 6, ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Reka tubisome, bivuze ngo nyuma yaho hari n'ibindi bitari muri kino gice, ariko byose bifatiye ku kimenyetso cya 6. Nyuma yaho hahita hakwerekaho ibigiye gukurikiraho, aribyo bizahita biza muri ya ntambara ya nyuma iheruka. Aretse ngo nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngahore anesha. Umwana w'intama. Ikimenyetso cya mbere murumva ko ari ikimenyetso kigaragaza nk'umwana w'intama w'Imana agenda anesha. Ikimenyetso cya kabiri bamennye ngo umwana w'intama amena ikimenyetso cya kabiri. Numva ikizima cya kabiri kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi, ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Ndumva ari bya bindi by'intambara kandi turi kuvuga. Ikimenyetso cya 3 noneho umwana w'intama amena ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi yicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi yicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu haramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amenya ikimenyetso cya 5. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga riti, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora? Abari mu isi uhorera amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6. Habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikorwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati,
babwira n'itare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umwijima w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Dusomye bino bintu turebe ntuze Samari, nagira ngo nze kubona ukuntu mbasobanura uburyo Bibiliya itajya igaragaza ngo intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi, intambara ya gatatu y'isi, ahubwo turebe ngo nizihe ntambara zibasha kuvugwa. Kino gice tugisomye kiratwereka ibimenyetso byagiye bimenwa bigaragaza ko ahubwo ikimenyetso cy'intambara cyo cyatangiye kuva kera, ahubwo dutegereje ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, aribyo ndi busome bwo turibanda ku ntambara ko ariyo turi kuganiraho. Dusomye ikimenyetso cya mbere twabonye ko ari ikimenyetso cyerekana umuntu yicaye afite umuheta agenda arasa anesha yubaka ubwami bushya, twakita umwami cyangwa se ubwami bw'Imana cyangwa se ubutegetsi bw'Imana, niko twabyita. Ikimenyetso cyangwa se Yesu gutyo. Ikimenyetso cya kabiri cyari yicaye yambaye ikanzu y'umutuku, bisobanuye intambara arizo ubona turiho muri iki kinyejana cyacu cyangwa se mu minsi yashize hari intambara. Rero twitanga intambara y'isi cyangwa iya kabiri ni ikimenyetso cyamenwe kibumbatiye intambara zizaba mu isi n'akavuyo, ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, habeho intambara nyinshi zitandukanye. Ikimenyetso cya gatatu hazabaho ngo haza noneho ngiri ifarashi yicaye yambaye inuze y'umukara, igishura cy'umukara, bisobanuye ngo ni inzara, azateza inzara, ateza inzara iteye ubwoba, ibintu bihende, kandi abantu bose bajya guhaha ku masoko, habeho climatic changes, habeho ibihe ihindagurika ry'ibihe, utera ibintu wizera ko hagiye kugwa imvura, hagwa izuba ritwike, nyine habeho ihindagurika ry'ibihe, abantu babe imanageable, ubuhinzi bupfe, habeho inzara iteye ubwoba. Nicyo kimenyetso cyarekuwe cyangwa se cyamenwe cya gatatu. Icyo kimenyetso ntabwo nizera ko cyamenwe nacyo, kuko urumva ko urebye isaha iri kugana mu bihe bikomeye bitayoroheye by'inzara, kandi urumva niko igenda ikomera igira imbaraga ahantu henshi hagiye hatandukanye, bituma bigenda bigaragara abantu bose. Amafaranga y'ibihugu bitandukanye agenda floatinga, agenda aba inflated, ugasanga nyine amafaranga ari guta agaciro, ugasanga urajya guhaha inyanya zaguraga, wasanga inyanya 6 zigura amafaranga igiceri cy'10, ubu inyanya enye ni 200. Urumva ko ibintu byagiye bizamuka cyane, birahenda, kandi ugasanga amafaranga uburyo yakoreramo ntago yo azamuka, kandi ugasanga ibintu ubuhinzi buri kugenda buba weak. Ni ibintu bigaragara cyane. Haza indi farashi, ikimenyetso cya kane kimenywe, haza ifarashi iriho uyicayeho yambaye inuze y'igitare, kanzu y'igitare, bisobanura urupfu, byasonaga urupfu na kuzimu bari kumwe. Mwari magambo bari baje kwica, ngo bazicisha inkota bice 1/4 cy'abatuye isi. Wenda ntago turamenya ngo ese ni ubuhe bwami buzakorana na rupfu na kuzimu. Yavuze rupfu na kuzimu ntukumve ko ari urupfu ruzazuka, oya, ni ubwami runaka buzaza butsemba, bwica buzice 1/4 cy'abatuye isi. Situzi niba bazakoresha ibyorezo cyangwa bazakoresha izindi ntambara, ariko ibi bigomba ko kino kimenyetso kigomba kumenwa kugira ngo kibeho. Ikimenyetso cya gatanu ni ikimenyetso cy'abazatabaza, bavuga ngo Mana uzageza ryari, uzageza he kudahorera ubwoko bwawe, kutaduhorera. N'abazaba baramaze gupfa ariko ari abakiranutsi bari kubwira Imana ngo nibahorere ku banyabyaha babahemukiye cyangwa se bakica n'abandi. Imana izababwira ngo bihangane bategereze abandi bakiri kwicwa cyangwa se bakiri guhorwa izina ry'Uwiteka Imana yacu. Murabizi ko iri totezwa ryo ryarabaye n'ubu riracyaba, kandi hagiye kuba noneho irikomeye, hazaba irikomeye rirenze iryagiye riba mu gihe cyashize, kuko ariko Bibiliya igenda igaragaza. Ikimenyetso cya gatandatu ni ikimenyetso cy'imitingito na volcanic eruptions n'amatsunami n'amapollution, habeho umwuka wanduza, habeho ibintu bikomeye, ijuru rizazingwa n'isi kurweho. Urumva ni ibihe bizaba ari ibyanyuma cyangwa se by'imperuka, hamwe Imana izavuga ngo this is the end of all creations. Rero ibimenyetso mubonye hano
bigenda bigaragaza intambara zagombaga kuba n'izabaye mu isi. Noneho nyuma tuzareba kubera iki Imana yakemera ko habaho ibintu nk'ibi ku bantu. Impamvu imwe isobanutse nuko wayihera no kuri Adamu na Eva. Ibi bihano byose Imana ari guha Adamu na Eva bari kuba bikwiriye kubera ko yabashyize muri Edeni ibona ko bafite ubushobozi bwo guhangana n'ikibi. Kandi ikimenyetso nuko n'ubu ngubu hari abantu b'Imana bariho bahanganye na Satani bakamunesha bisunze imbaraga z'Imana. Nta n'ikintu wakireguza. Rero natwe impamvu Imana izemera ko ibi bituzaho nuko twayiteye umugongo. Biravuga ngo nzagukina ku mugongo ibyo watinyaga nawe bikugezeho. Hari igihe duseka Imana tukayanga, tukayitera umugongo, tukayituka, tukayisuzuguza, tukayitwara aho twiboneye, kandi ari umuremyi wa twese. Nawe akatureka twagera mu bibazo byaducanze, nawe akadukina ku mugongo. Hamwe yakaduhishe, nawe akagira gute akakureka kugira ngo umenye ko wamaze gusuzugura Imana kugira ngo izakugarure. Gusa ikintu kimwe nkundira Imana, nubwo Imana yasa nk'iyakuretse cyangwa yasa nk'iyaguteye umugongo, ntabwo Imana ijya gukuraho uburinzi bwayo. Imana igusiga hagati y'ibigucunaguza, ariko agushyiraho uruzitiro kugira ngo uwashaka kukwica atabasha kukubona. Wamara kurira, yakumva kurira kwawe ikaza gutabara. Ndumva dufite ubuhamya bwiza bw'Abisirayeli ko byababayeho, bakajya babanyage muri Egiputa, ariko Imana yageze ikareba kurira kwabo, ikibuka urukundo bafitiye, yarangiza ikohereza Mose ikamutureninga kugira ngo ajye kubatabara. None tugiye kwibaza ngo kuki intambara y'isi ni ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi atari intambara twita iz'isi koko, ahubwo iriya ni influence y'ibihugu bikomeye byabaye participe muri ino ntambara, bakabyitira intambara y'isi cyangwa iya kabiri. Twebwe nk'ibihugu dufite tutari powerful nkuko nyine bo bameze, twe twamaze kwakira ko habaye intambara y'isi n'iya kabiri, turanabitinya, tubishyira no muri history, tubishyira no mu buzima busanzwe. Kandi burya iyo watangiye kwiga amateka y'abandi, ugatanya kwiyefluensa mu mico y'abandi, iyo kintu cya mbere kigaragaza gituma abantu bagufatirana bakabana gukoresha, bakana-exploiter finance n'ubuzima bwawe bwa spiritual content y'ubuzima bwawe bukurimo. Tugiye kureba impamvu ya mbere. Dore ko intambara y'isi ya mbere, twita intambara y'isi ya mbere, yatangiye mwaka 1914 irangira mwaka 1918. Yari ifitemo amagurupu abiri cyangwa se aba allies babiri batandukanye. Allies ya mbere yitwaga Central Powers cyangwa se Triple Alliance, yari igizwe na Germany na Austria na Hungary na Turkiya cyangwa se Ottoman Empire igizwe na Bulgaria, harimo na Bulgaria. Hakaba indi groupe yitwa Triple Entente, yari irimo Abafaransa, Abongereza, Abarussia, USA na Japan na Italy n'Abataliyani. Abo nibo bari bagizwe Triple Entente. Bivuze ngo byari ibihugu biri powerful muri icyo gihe byahanganaga, cyangwa se byari bifite ubushobozi, bihaze, bifite ibyo kugabura abaturage, ku buryo ntabwo warwana ushonje. Ntiwarwana ushonje, ntiwarwana udahaze, nuko utasambana ushonje. Hari ibintu nyine biri intuzi byegeranye hafi aho. Noneho ibihugu byagaragaye muri iyo ntambara bavuga ko byagaragaye neza, apana bino byo kuvuga ngo nawe wagezemo kandi ikintu wakoze gusa ari uko wavuze ngo ndabashyigikiye ntiwajyamo. Ibihugu byarwanye n'intambara neza ni ibihugu 30. Hari byagaragaye muri iyo Triple Alliance na Central Powers cyangwa Triple Alliance na Triple Entente, ariko haje n'ibindi bibishyigikira bikajya bibaha intwaro bigera kuri 30. Noneho icyo bita immediate cause cyangwa se imbarutso y'intambara ni assassination of Austria's Archdukes cyangwa se Prince, ni ukwicwa kw'igikomangoma cya Austria's bakitaga Franz Ferdinand, cyishwe. Kimaze kwicwa niho habayeho kururu y'into ntambara iparitse mu bihugu 30 biri powerful mu buryo buri full. Ikindi badeployinze amamiliyoni y'abasirikare bagera muri 50 miliyoni 50 z'abasirikare, hapfuyemo miliyoni 20 ziri precise, hakomereka miliyoni 21 z'ingabo. Bivuze ngo ino ntambara ntabwo twahita intambara y'isi, kuko urumva ibihugu byayirwanyemo ntabwo ari 195 full. Tujye kuri intambara y'isi ya kabiri, yatangiye 1939 irangira 1945.
iyi ntambara muzi ko yitiriwe German cyangwa se wa muhungu Adolf Hitler. Noneho aballiance cyangwa se allies bari bayirimo nabo barimo amagurupe abiri. Hari Axis powers the allies. Axis powers harimo Germany, Italy and Japan. Allies harimo France, British cyangwa se Ubwongereza, USA, harimo Soviet Union ubwo n'Abarussia, harimo na China. Ibihugu byarwanaga ku ruhembe rumwe n'ibindi bikarwana ku rundi ruhembe. Iyo ntambara avuga ko yarwanywemo n'ibihugu 50. Ikindi cya kabiri ni uko bashyizemo miliyoni 100, badeployinzemo miliyoni 100 z'abasirikare. Abasirikare barwanye muri iyo ntambara bari miliyoni 100. Immediate cause cyateye ino ntambara ni ukwatakwa kwa Polonye yatatswe n'iki na German. Iki kintu cyateye ino ntambara ni invasion of Poland by Nazi German. Nibo batumye habaho ino ntambara y'isi ya kabiri, twita intambara y'isi ya kabiri. Rero nabyo biragaragaza ko ino ntambara nibwo iyo byari ibihugu 100 byayirwanye ntago yitwa intambara y'isi. Nubwo ntago yitwa intambara y'isi, aho kubera ko bamaze kuyita izina ryayo cyangwa se bakonvense imyumvire yacu bitewe n'uko n'ubundi sometimes turi abakoloni babo, twabaye abakolonizi babo, byatumye twita ibintu byabo uko bashaka ko tubyita. Rero ntago ariko byakabaye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abakristo tuyoba tugakonsidaringa zino ntambara nk'intambara ziteje ibibazo zari zikaze, ariko intambara zikaze ntago turazibona. Niyo mpamvu Imana igenda itwumvisha uburyo tugomba kwitegura kugira ngo tumenye ko Yesu igihe azaza tutakizi, isaha azaza tutayiziho, n'umwanya azaza kudutwara tutawuzi, ngo duhore twiteguye cyane. Reka turebe intambara noneho z'isi, noneho apana zira tumaze kuvuga zitari iz'isi. Intambara z'isi ziri ebyiri ziri biblically ziri nominated cyangwa se zivugwa ni izihe. Intambara y'isi ya mbere ni intambara izahuza ikiremwa muntu, umuhanuzi w'ikinyoma na antikristo barwanya Kristo. Iyo ntambara yatangiye kwitegurwa cyangwa se ahubwo yaranatangiye deja, kuko antikristo we ari kwiyorganiza. Umuhanuzi w'ikinyoma nawe ari mu kazi. Murabizi abantu basenga nk'imwe mwatangiye kubona ko hasigayeho ibinyoma byinshi n'ubuvangirwe. Hariho abaprofete benshi basigaye bafonda amatorero gusa kugira ngo bahanure, kandi bahanure imbaraga bazikuye ikuzimu bamwe, abandi imbaraga bazihawe n'Imana, ariko nyuma bagafata za mbaraga z'Imana bakazikoresha mu buryo butari bwo, bagahanura ibinyoma kugira ngo bibonere indamu cyangwa se bibonere amafaranga no kubaho muri ubu buzima bwacu. Indi ntambara rero ni iya kabiri, ni intambara izahuza Satani n'abakomeye bo mu isi ngo barwanye Imana n'umurwa w'abera. Intambara ya mbere y'isi ni intambara izahuza ikiremwa muntu, umuhanuzi w'ikinyoma antikristo barwanya Kristo. Intambara ya kabiri ni intambara izahuza Satani n'abakomeye bo mu isi ngo barwanye Imana n'umurwa w'abera. Tujye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kureba ngo se koko ibyo nibyo. Tugatore ku ntambara ya mbere, intambara y'isi izahuza ikiremwa muntu, umuhanuzi w'ikinyoma na antikristo barwanya Kristo. Kadusome iyo ntambara turebe ngo bimeze gute. Tusome Ibyahishuwe 19 kugera kuri 21. Ibyahishuwe 19 kugera kuri 21. Haranditse ngo, nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreshaga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramye ibishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuko ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Icyo nshaka kuvuga hano, hazaba hari abantu bashyizweho ikimenyetso, hazaba hari abahanuzi b'ikinyoma, hazaba hari antikristo, bose bafite gahunda imwe, umujyi umwe n'intambara imwe, barwanya Kristo n'ubwami bwe, kugeza igihe aba bose
abantu antikristo ikimenyetso abantu z'ikinyoma bose bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Aho kanya iyo ntambara rero izahuza isi yose, kuko uyu muntu z'ikinyoma ntabwo azarwana wenyine, azaba yaramaze gukomvata abantu bazarwana mu kigwi cye, bagahangana n'ubwami bwo mu ijuru, bagafata intwaro bagarwana mu buryo busanzwe, bakica abera bakarimbura abera. Iyi ntambara izabaye irwanwa mu buryo bweruye. Ndabamenyesha ko ubu tuvugana antikristo n'abantu z'ikinyoma bari mu kazi kandi bari kwegeranya intwaro zabo, begeranya n'abantu bazabafasha, bahindura imyumvire y'abantu, babeshya abantu, batwara ubugingo bw'abantu bakoresheje imbaraga z'umwijima, banakoresheje imbaraga z'umucyo. Ho Bibiliya iravuga ngo na marayika w'umwijima ashobora kwigira marayika w'umucyo. Rero tube maso dusenge kugira ngo tutazagwa mu mutego wa antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma mu minsi izaza. Ku ntambara izahuza Satani n'abakomeye bo mu isi ngo barwanye Imana n'umurwa w'abera. Kugira ngo dusobanukirwe ino ntambara, turaza gusoma Ibyahishuwe 20 rimwe tugere ku 10. Ariko ndabamenyesha ko iyi ntambara ya mbere ikirangira, antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma n'abarwanya Kristo bose bamaze kujugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Iki gihe bakimara kujugunywa, Satani nawe azagira gute? Azabohwa. Namara kubohwa habeho ingoma y'imyaka 1000. Ndagira ngo mbabwire yuko mbere y'uko ino ngoma y'imyaka 1000 izabaho, hazabaho itotezwa cyase rizabera muri iki gihe nyine cyegereje kuba Satani azabohwa na antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma bakajugunywa mu nyanja yaka umuriro, izamara imyaka 7. Reka dusome Ibyahishuwe 20 rimwe kugera ku 10 kugira ngo dusobanukirwe icyo Bibiliya ishaka kuvuga hano. Ndagenda mvuga ariko ngerageza kwegeranya, ngerageza kuvuga kugira ngo dusobanukirwe hamwe. Haranditse ngo mbona marayika, Ibyahishuwe 20 rimwe kugera ku 10, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka Satani ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Ariho hazatangira ingoma y'imyaka 1000, ari bamwe bita ngo nisishya. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugezaho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Ubwo nazabaho umuzuko wa mbere, kandi uwo muzuko uzawuzukamo ntazongera gupfa. None icyo nshaka kuvuga ni uko iki gihe hazabaho ingoma y'imyaka 1000. Satani aboshywe, nta migambi mibi, nta Satani, ntaki. Abantu bishimye banezerewe bameze nk'abari kuvumba uko Edeni yari kumera iyo Adamu na Eva bataza kuyobwa na Satani. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi niwe uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazamanuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuko, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazabazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ndagira ngo babwire ko dufite ubutatu butagatifu mu ijuru, ariko cyase bw'ubumana.
ariko na Satani n'ikuzimu nabo bafite ubutatu butagatifu bw'ikuzimu, aribwo bugizwe na Satani, umuhanuzi w'ikinyoma, na Antikristo. Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma. Umuhanuzi w'ikinyoma mbega uko no gushushanya murabyumva, muraza kubyumva, ariko wenda naza bisobanura mu nyuma dufite umwanya tukagana kuri Magogi na Gogi, impamvu aribo bahisemo kuvuga. Ariko reka dukomeze. Ubwo mwumvise ko hazabaho intambara y'isi yindi ya kabiri, twahita iy'isi kuko yo izabiri ihuje ibihugu byose, all nations. Ntabwo ari intambara izahuza umuntu umwe, isi yose izaba ihuriye muri iyo ntambara. Bisobanuye ngo izo twabwiwe ntago ziri according to media and influences z'ibihugu by'ama western, ariko ubundi intambara z'ukuri ziri biblical ni izi ebyiri zikomeye, abantu bose bagatinye, ari abera n'abatera, abasenga n'abadasenga bagatinya. Kino ni igihe gikomeye, umwana utazaba umwitayeho, uwo wabyaye uzamwibagirwa, ndetse hazabaho inzara ikomeye ku buryo abantu bazongera bakarya abandi nk'uko byahoze mu gihe byabayeho mu gihe cy'Abayisiraheli. Rero ikintu nashaka kuvuga ni uko dukeneye gukanguka tugasenga kugira ngo tumenye ahantu turi kuva naho turi kujya. Izo nizo ntambara twakwita intambara z'isi, kuko zizakoranya abantu bose kandi zikongera zikagera hose icyarimwe. Iyi ntambara ya nyuma niyo bamwe bajya bita ngo ni intambara ya Herimagedoni. Ubwo ndagira ngo nkubaze, wowe wumvise iki cyangwa se watekereje iki? Utekereje iki kuri izi ntambara? Utekereje iki ku byo bazivugaho? Ese wumva ubuzima bw'igihe kizaza buzaba bumeze gute kuri wowe? Abantu benshi ntabwo turi kubona ahantu ibintu biri kwerekeza, ariko ibintu biri kwerekeza mu buzima dukeneye Imana. Kandi njye nkunda kuvuga ngo abantu bose mu isi bafite icyuho cy'ubumana Imana yashyize mu mitima yacu. Niyo uzasanga abantu bose baroga, abantu bamwe baroga, bamwe bagaterekera, abandi bakajya kuramya ibigirwamana bitandukanye, abandi bagasenga Imana bita iy'ukuri, abandi bagasenga Yesu, abandi bagasenga Imana zitandukanye. Impamvu babikora bariya abantu, udafite ikindi kinyabubasha kikuri hejuru, ntabwo wowe umuntu ushobora kubaho. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza ko udashobora gukorera abami babiri, ugira umwami umwe byanga byakunda. Nubwo wagira abo bami babiri, umwe uramutonesha, undi ukamwangiza. Niyo mpamvu iyo gap rero igomba gufurufiringwa. Ahubwo wowe kiremwamuntu, wowe muntu ukeneye guhitamo iyi gap, cyangwa se kino cyuho Imana yashyize mu mutima wanjye, cyangwa se mu gice cy'umwuka harimo gap igomba kuzuzwa. Iyo gap rero, cyangwa se icyo cyuho kigomba kuzuzwa, Imana yagishyizemo kugira ngo kijye gihora cyuzuzwamo ikinyabubasha ariyo bita Uhoraho, Uwiteka waremye ijuru n'isi. Rero abantu benshi kubera ko ubuzima babamo bagera mu buzima bubakomereye, bahita bifuza gushaka Imana iruta izindi mana ishobora kubafasha. Niyo musanga umuntu asenga, aho wasanga yagiye kugira gute no kuraguza, kubera ko aho asengera ikivuzo yari yahajyanye ntikiri kuba cyihuse nk'uko abishaka. Nyamara baramubwira ko mu bapfumu gishoboka, akajya gushaka uburyo yuzuza cya cyuho cy'umutima we, akacyuzuzamo Imana. Nyamara Imana agiyeho si Imana nziza. Rero amahitamo tugira yo guhitamo Imana yuzura cya cyuho kiri muri twe mu mwuka, niyo agaragaza aho turi kugana, nayo agaragaza umwami tugize gute dukorera. Rero Imana yo mu ijuru idufashe guhitamo Imana yuzura icyuho cyacu cy'imitima yacu. Imana kandi duha imbaraga zo kuba maso, tukarwanira ukuri dusenga, kugira ngo tubashe kuzuzwa imbaraga zo kurwana mu minsi iri imbere, no mu gihe cya Satani, no mu gihe cy'umwijima kiri kugenda cyataka ubuzima bw'abantu bose. Kandi Imana niyo ifite imbaraga zo kurengera abantu bose. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ibintu turwana nabyo. Hari igihe umuntu avuga ngo Antikristo, ngo umuhanuzi w'ikinyoma, ngo Satani, umuntu akumva ibintu uri kuvuga ahubwo nta murongo. Ariko ndagira ngo mbwire ko isi yacu mubona, iyi si dufite, kuno ubyuka ukagenda, kuno ubona ubayeho, Imana iramutse igukoze ku maso ukareba ibintu bigukikije,
intambara zigukikije n'imbaraga z'umwijima n'ibibazo biri ku isi bikugendaho amanywa na nijoro. Ntabwo wazongera kuryama, ntiwazongera gusinzira, wajya uhora usenga iteka, umenya no kurya utazongera kurya, umenya utazongera no gukora, kuko wahita uhabuka. Imana itanga ingabo nyinshi ku buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho, kugira ngo tubashe kugenda, tubashe gukomera. Rero iryo shyari Satani yamanyukanye mu ijuru ryari iryo niryo ryatumye avuga ngo dupfane, cyangwa se urupfu rwa benshi ni umunyenga. Nayo siroga Satani afite nivuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga. Hari abantu numva bahakana bavuga ngo Imana ngo nayo byarayicanze, ngo ibonye ngo Satani yayinaniye ngo ahita ngo ayohereza mu isi. Ni nko kubona ngo umwana ngo abanzi bananiye se ngo abaraga umwana we, kandi umwana wabona adashoboye. Ariko nayo mabwire ko Imana bino bintu yakoze byo kohereza Satani akamurwanya, akamwohereza, ntabwo yaje mu isi kubera ko Imana yamujugunyemo ngo atugerageze cyangwa atwice nabi. Ahubwo Imana yabonaga yuko twe tubashije kurwanya Satani. Reka ushobora kwibaza ngo ese Satani ko yagerageje Eva nibwo bwa mbere? Ngenekereza ko atari bwo bwa mbere yaramugerageje Adamu na Eva, ahubwo buri gihe buriya yarazaga kenshi ahubwo bakamunesha. Ahubwo bikira gihe niho yarahamije muri point ya nyayo nyine, yarakubise mu cyico. Icyo nshaka kuvuga ni uko dushoboye ibitekerezo byacu bishoboye guhangana na Satani, bishoboye guhangana na moshya ye n'ikibi. Kandi noneho twahawe n'ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo, twahawe ubutware bwo kurya ibyica tukakomeza tukabaho, twahawe ubutware bwo kugenda hejuru y'ibikomeye turi kumwe n'Imana. Muri mbye yaravuze ngo turi abasirikare benshi cyane, haleluya, ngo bogejwe mu maraso. Turi abasirikare benshi, ntabwo sindi umwe, kandi uko tuba benshi niko turwanye twakica benshi. Benshi mvuga n'iki? Ni abadayimoni, ni imbaraga z'umwijima, ni Satani, tukabatsinda bakiruka. Ikintu kimwe nzi neza ni uko nubwo waba uzi kurwana bingana gute, ntiwatsinda abantu benshi mu gihe bemeje kurwana nawe napfa nakira. Kuko nubwo bose baje bakakwihuraho urabica, ariko umwe yafashe akaboko n'agafata akaguru barakubasha. Iyo twebwe turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso. Imana iduha imbaraga zo gukorera hamwe no kurwana kugira ngo tuneshe mu gihe kiri imbere. Kadusome Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 turagera kuri 10, turagera kuri 18 gutyo. Haranditse ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hariho uburiganya bwa Satani bene data, hariho uburiganya bwa Satani aho umuntu asigaye abona ubuzima bwose ari bumwe. Ugasanga uri umukristo ariko usigaye ibintu watinyaga warabitinyutse, ariko kumva nta cyahindutse. Ubwo ni uburiganya bwa Satani. Nkubwire mwene data, nudasubiza inyuma ngo kompare aho wahamagawe uri naho ugeze ahangaha, ntabwo uzigera umenya ahantu uri kugana naho watakaye. Kubera ko ntiwabaza urushishi ruri mu modoka ngo urubaze ko ruvuye i Kigali rugeze i Huye cyangwa rugeze i Muhanga. Kubera ko urushishi ruri mu modoka rubona imodoka itari kugenda, rubona imodoka ihagaze, rero rwo ruzi ko rukiri i Kigali. Icyo ni cyo kibazo tuza kugira. Natwe twaratwawe, bamwe muri twe twamenya ko twatwawe kubera ko twafashe ibyo twaziririzaga tubigira ibisanzwe. Kandi ni ku isi iri kugenda ituganisha muri za ntambara nababwiraga ebyiri zikomeye zizashyira iherezo ku buzima bw'inosi. Kandi nitugera niyo tutategereza ziriya ntambara ngo tuzigeremo, hazabaho kuzuka kw'ibyo twakoze ubu. Bisobanuye ko nupfa, iyo upfuye imperuka yawe iba yageze. Ntabwo uzavuga ngo wasubiza ngo mu isi ngira utuntu ntunganya, ngo rero ngo Mana ngo urabona ngo uriya mwana ngo namuciyeho ngashonje, wasubiza ngo uhereke utuntu nkora ngo mbashe kumugarura. Bizaba byarangiye my friend. This is your time to change everything and history of your life. Dukomeje 12 kuko Abefeso 6:12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware. N'ubu abatware harimo n'abayobozi, nako n'abatware b'isi, n'abatware bakomeye tutazi, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima. Hari abantu bategeka iyi si y'umwijima, bamwe bajya bavuga ngo Freemason, ngo Illuminatis, hano bakavuga Antikristo, ariko byose bihurira ku mipango ya Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma na Satani. Niho byose bihurira.
ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yavuze imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, twibuka abadayimoni, kimwe gatatu cy'abadayimoni cy'abamarayika babaga mu ijuru bamanukanye na Satani bakitwa abadayimoni. Abo bose ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi muhagarare, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kumisha imyambi ya mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Mu ijambo reka muri Korinto ndumva niba ari abantu bishushika neza ko bavuga ngo nubwo mubona tumeze nk'abantu, ariko ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Intwaro turwanisha ntabwo ari nk'iz'abantu, ahubwo dufatamira ibitekerezo mu mitima tukabigomorera Kristo. Haleluya. Imana iduha imbaraga kugira ngo turwane mu buryo Imana iduha kurwanamo, kandi twitekerezeho, kandi twese dusabirane, nanjye munsabire nanjye mbasabire, kugira ngo ahari Imana izaturinde kugeza ku mperuka y'isi, kugira ngo ahari muri ziriya ntambara ebyiri zizabaho z'isi zikomeye tuzabashe kurwana, ADN tuzazukane neza tujye kubana mu bwami buhoraho iteka ryose. Imana ishimwe ko idukunda kandi ko itajya isiga ubuzima bwacu, ihorana natwe. Reka dusenge kugira ngo Imana irinde ibyo twaganiriye, kandi twese dukomeze kubw'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu ko wabanye natwe, twari turi kuganira twibaza ngo ese intambara y'isi ni iki, intambara z'isi ni izihe? Muri byose ntabwo dukunda intambara, turazanga kandi turazamaganye mu izina rya Yesu. Turifuza amahoro muri ino si yacu, turifuza ibihe byiza, turifuza gukomezwa nawe, kandi sengeye abantu bose bumvise ubutumwa kugira ngo bubakize, bubabohore, bubayobore, ubutumwa bugaragare kuri bo nk'iteguza kandi nk'urumuri rw'ubuzima bwabo. Kandi ibyo ntavuze mu buryo busobanutse, reka nabo ubibasobanurire kurenza njye, kugira ngo ubwo bazasobanurira cyangwa se bazampa message nzabashe kumvamo ibindi byongera kuri ibi turushaho kuganira ibitujyana mu ijuru. Komeza rutanga umugisha ku bantu bose bumvise buno butumwa, ubahaze ubushobozi, ubaha imbaraga, ubaha amafaranga, ubahe umwuka, ubazamure mu buryo bw'umwuka, ubaha umutima w'urukundo, ubahe kunesha muri byose, kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko uri kumwe natwe rero, komeza ubane natwe kandi tugire neza, turakubashye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimira ko mwabanye nanjye, ndabasaba ngo mukore subscribe, share na comment kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Uko ukoze subscribe niko abantu bose bajya ku ma YouTubes babasha guhita babona buno butumwa buza kuri wall ya mbere, wall program ya mbere, bakabasha kugira gute kububona, bikaba byabatera amatsiko yo kubwumva, bukaba bwagira abo bukiza nabo bubohora, cyangwa se bwagira abantu bugirira neza muri Kristo Yesu. Ndabashimiye rero ko mwabanye nanjye, Imana ibaho umugisha. God bless you too much.